turakwitabye karame Nyagasani, twitabira ingoma y'agakiza n'urukundo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe, tariki 18 Ukwakira 2025, ubwo duhimbaza Mutagatifu Luka intumwa wahowe Imana. Ngaya masomo ajya gutwigereza Nyagasani. Isomo rya mbere ni iryo mu ibaruwa ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 4 umurongo wa 9 kugeza kwa 17. Nkora mutima yanjye bangukuze kundeba bidatinze, kuko Demasi yantaye abitewe no gukunda iyi si. Yigiriye i Tesaloniki, Kirisensi nawe yagiye mu Bugarati, Tito ajya muri Delimatiya, Luka niwe wenyine tukiri kumwe. Shaka Mariko muzazane, kuko amfitiye akamaro cyane mu byo kumfasha. Tushikwa namwohereje Efezi. Nuza uzanzanire umwitero wanjye nasize i Torowadi kwa Karupo. Uzanzanire n'ibitabo byanjye, cyane cyane iby'impu. Alexandre w'umucuzi yangiriye nabi cyane, Nyagasani azamwitura ibihwanye n'ibikorwa bye. Nawe umwirinde, kuko arwanya bikomeye ibyo twigisha. Ubwo najyaga mu rukiko bwa mbere kugira ngo niregure, nta n'umwe wanshyigikiye, bose barantereranye, ntibazabihorwe. Naho Nyagasani we yambaye hafi, maze antera imbaraga kugira ngo mbashe guhamamariza ubutumwa nshize amanga, kandi ngo abanyamahanga bose babwumve. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 145. Inshuti z'Uhoraho nimurate ikuzo ry'ingoma ye. Uhoraho ibiremwa byawe byose nibijye bigushima, abayoboke bawe bagusingize, bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaza ubushobozi bwawe. Bazamenyeshe bene muntu ibigwi byawe, n'ikuzo ritazamanzuye ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose, ubutegetsi bwawe uzaramba, uko bisekuruza bigenda bisimburana. Uhoraho n'umunyabutungane mu nzira ze zose, akarangwa n'urukundo mu bikorwa bye byose. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza, hafi y'abamwiyambaza babikuye ku mutima. Inshuti z'Uhoraho nimurate ikuzo ry'ingoma ye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mva ni ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 9. Muri icyo gihe mu bigishwa ba Nyagasani ahitamo n'abandi 72, maze abohereza imbere ye babiri mu migi yose n'ahandi hose yajyaga kunyura. Arababwira ati, imirima yeze ni myinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nimusabe rero nyiri imyaka yohereza abasaruzi mu mirima ye. Ngaho nimugende, dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Ntimugire icyo mujyana, kaba gasaho k'ibiceri, waba umufuka, zaba inkweto, kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya. Urwo rwose mwinjiyemo mubanze muvuge muti, amahoro kuri iyi nzu. Nihaba umuntu w'amahoro, amahoro yanyu azamusakaraho, nahabura azabagarukira. Mugume muri iyo nzu, munywe kandi murye icyo babahaye, kuko umukozi akwiriye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi. Umujyi wose muzinjiramo bakabakira, muzarya ibyo babahereje. Mukize n'abarwayi muhasanze, kandi mubwire muti, ingoma y'Imana ibari hafi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Mukize n'abarwayi muhasanze, kandi mubwire muti, ingoma y'Imana ibari hafi. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ujye wibuka gufungura buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, neza y'Imana buri munsi. Buri munsi wakira agakiza cy'Imana. Buri munsi uhinduke uko Nyagasani ashaka, atari uko ushaka. Bityo ugende neza mu nzira za Nyagasani. Ngubwo ubutumwa bwo kwegereza Nyagasani, ngubwo ubutumwa bwo gukira, ubutumwa bw'umukiro. Ngiye intego remezo tujye kuzirikana, ubutumwa bw'umukiro. Umugambi w'Imana buri gihe ni ugukiza abantu, ariko n'umugambi wa Sekibi nawo buri gihe ni ukwica abantu, ni ukugira abantu nabi. Imana yo irifuza kutugira neza buri munsi. Ngubu ubutumwa bw'uno munsi, ku Imana ishaka kugukiza. Ese urakurikira Sekibi cyangwa urakurikira Imana? Natwe mu buzima bwacu ntitukamere nka ya hene y'inkunguzi yanga gukurikira umushumba yigaburira ubwatsi butoshye, ugahitamo kwikurikirira ikirura. Ninze kuvuga mucoma uza kwicomora, nuko cya kirura kikaza kuyitapfuna. Ubuzima bwacu no gukurikira no gukurikiza Imana kugira ngo dukire, tubeho ubuzima bw'umukiro. Umugambi w'Imana no gukiza abantu. Twaremewe twese kuzajya mu ijuru, niho tuzishima iteka.
umuhanga yaravuze ati mu buzima ngo hari abantu babiri batagira konji. Abandi bakozi bajya basaba konji bagasaba konji ati ndashaka konji, ngo ariko hari abantu babiri mu buzima batagira konji, ngo ni umubyeyi ndetse na muganga. Ukurira ifoto nyine ya mama wagize konji ngo ntabwo aza kujya mu gikoni guteka cyangwa ntabwo aza kungaburira. Wongera ukurira ifoto ya muganga ati murwayi araje ararembye reka ntabwo muvura ni muri konji. Ayo mafoto urumva uburyo abishye. Ngo kuko abo bantu babiri nibo tugiye kuvugaho muri ano masomo, ariko turaza kwibanda kuri muganga. Muganga ni muganga nyine ukiza. Ubwa butumwa bwa muganga, ubutumwa bwo gukiza. Turazirikana kuri muganga tubona ibintu bitatu. Ingingo 3 za kudufasha kuzirikana kuri ubwo butumwa bwo gukiza, ubutumwa bwa muganga. Ingingo ya mbere za kwitwa igisobanuro cya muganga. Ingingo ya kabiri turaza kuvuga ku muganga, urugero rw'umuganga Luka turi guhimbaza none. Hanyuma turaza gusoreza ku ngingo yo gukira cyangwa kuvura bingana gukira. Reka duhere ku ngingo ya mbere muganga. Umuhanga niwe wavuze ati hari ubwoko nka butatu bw'abaganga bitewe nuko nyine umuntu ateye. Muganga wa mbere ni muganga w'umubiri, uburwayi bugaragara ku mubiri. Umuganga wa kabiri abavura indwara zo mu mutwe. Aba gatatu n'abavura indwara za roho, maladie spirituelle. Wa kabiri ni psychologue. Wa gatatu secure. Byaje muri y'ikilatini rivuga curare, yanshinga ivuga curare, c'est soigner, kuvura, sanare, kuvura. Ni naryo tegeko rya nyuma amategeko ya Kiliziya droit canonique, itegeko ry'igihumbi na 752 rivuga ngo salus animarum lex suprema est. La loi de l'église, la loi suprême de l'église, c'est le salut des âmes. Ngo itegeko rikuru rya Kiliziya no gukiza roho z'abantu, no gukiza abantu uko abantu bazabona umukiro. Ngo muganga n'iki gisobanuro cya muganga, kurare, kuvura, gukiza. Cyane cyane twerekeza ku butumwa nyine bwa muganga, ubutumwa bwo gukiza, bwo kuvura, gukiza. Ingingo ya kabiri, uyu munsi dufite urugero rwiza rwa Luka wabaye umuganga. Tukazirikana ku butumwa bwe, ubuzima bwe n'ubutumwa bwe byerekeza nyine kuri urwo rugero rwiza yaduhaye nk'umuganga, natwe dutumwa ku isi kugira ngo tuvure abandi. Batubwira ko Luka ubuzima bwe ari umwanditsi wa gatatu w'Evangelii ya Yezu Kristo. Evangelii ya Yezu Kristo kwanditswe na Luka, ndetse akaba n'umwanditsi w'igitabo cye byakozwe n'intumwa. Batubwira ukuntu Luka yakoze umurimo ukomeye cyane cyane mu isezerano rishya, l'enfance de Jésus, amakuru kuri Yezu akayakura umushakashatsi. Nk'uko bigaragara no mu nyandiko zose ngo Luka yari n'umwe mu bakristo ba mbere bari bajijutse cyane. Bavuga ko yari umuganga i Antiokiya, anaho yanamenye na Paulo, ndetse we na Paulo ngo bakaba inshuti zikomeye zakadasohoka. Batubwira uburyo yagiye aherekeza Paulo mu ngendo ze za gitumwa, nyuma yaje ko no kumuherekeza i Roma handi Paulo azagwa. Ni nabyo twumvise mu isomo rya mbere, Paulo akenshi mu nyandiko ze yakunze kumugarukaho nk'umusangirangendo, nk'umuntu bajyanye akanamugeza ni Roma. Ni ngo kundi Yohani yaherekeje Yesu akamugeza no ku musaraba. Iyo nshuti ibikomeye cyane. Dukunze kumusanga muvuga Abanyakolosi umutwe wa 4:14, ariko by'umwihariko isomo ry'uno munsi yamuvuze mu ibaruwa ya kabiri Pawulo mutagatifu yandikiye Timote umutwe wa 4:11. Luka niwe wenyine tukiri kumwe. Amen. Ngiyo na Zaburi y'uno munsi, inshuti z'Uhoraho ni murate kuzo ry'ingoma ye. Amen. Luka tumukesha byinshi, tumukesha l'enfance de Jésus, uko Yezu yavutse. Niyo dukesha isengesho ya ndakuramutsa Maria, Ave Maria, tukamukesha gisingizo cya Bikira Maria Magnificat, tukamukesha indirimbo ya Zakariya Benedictus cya gisingizo niyo bitubwira, tukamukesha na indirimbo ya Simeoni Nunc Dimittis. Luka kandi agatugezaho byinshi ku byerekeye n'ivuka rya Yezu. Hanyuma Evangelii ya Yezu Kristo kwanditswe na Luka ni Evangelii yuzuye, irimo impuhwe, irimo gukira, byerekeza kuri uwo mwuga Luka yakoraga, kuvura abantu, ariko Imana ikaza kumuhamagarira umurimo wo kutavura gusa abantu by'inyuma, ahubwo kuri roho zampuhwe, umunyabyaha. Yezu Kristo avura, Yezu Kristo ugirira impuhwe abanyabyaha. Zampuhwe rero nizo Luka kenshi yagiye arata nk'umwanditsi, umushakashatsi na muganga ku mubiri ndetse no kuri roho. Luka akomeza kudusabira natwe kugira ngo ubutumwa bwacu bwerekere Nyagasani. Nino Evangelii twakiriye none nayo ni Evangelii y'ubutumwa
ubutumwa bwo gukiza. Intumwa uburyo zijya mu butumwa, ariko nta kindi ziba zigiye kuvuga usibye ko ingoma y'Imana irahari, nuko bakize abantu bose, abarwayi bakire, ivanjiri y'umukiro, inkuru nziza Yesu Kristo, inkuru nziza y'umukiro. Luka rero ntahwema kubidushishikariza, nawe nanjye ubutumwa bwacu burabe bwo gukiza abandi. Umwuga wawe urabona gukiza abandi. Igihe cya kiruhuko umuganga atagira, iyi konje ntabwo ayigira yo gukiza abantu. N'Imana nayo 24 kuri 24 ibikanuye reka mvuge ntyo igambiriye gukiza abantu. Imana ishobora gusinzira. Nawe muganga ntuzigere ugira konje, ahubwo ubuzima bwo kwitangira abandi buri munsi. Ingingo ya gatatu, nyuma kumva ubuzima bwa Luka ndetse n'uburyo Yesu Kristo aduha ubutumwa twese bwo gukiza abandi, reka dusoreze ku ngingo ya gatatu yo kuvura ndetse no gukiza. Umukristo wese wahuye na Kristo ugakora kuri Kristo utanga ubuzima, nawe ugomba gukiza. Ubundi impamvu tuvura abantu ntidukize nuko tutagikora kuri Kristo. Ushobora kuvura ugatanga imiti ikaze cyane kandi ihenze, ariko umurwayi ntaze gukira. Kubera iki? Wowe wamwivuriye wari kubanza gukora kuri Kristo muganga mukuru. Baruka biyamaje, nawe nanjye tugomba kwiyambaza Kristo muganga mukuru. Impamvu utagikiza abantu nta yindi nuko utagikora kuri Kristo ari wowe. Kristo ni ufite umuti. Rero turabona ikibazo kiri ku isi, problème mondiale, ikibazo gikomeye cyane cyuko abantu benshi bashaka kwishora, nanjye kuvuga mu baganga, ariko abantu benshi babikora nk'ikiraka aho kubikora nk'umwuga. Vocation ushobora kuba arihamagaye, niyo mpamvu bizarangira ikiza kubwira umuntu wihamagaye mu mwuga uyu n'uyu nuko azakora icyo bita mu Gifaransa contre mission, kwica aho gukiza. Waruhamagariye kwica kuri iyo foto, waruhamagariye gukiza, yarangiza ukagira ute ukaba uri kwica. Kubera iki? Wa mwuga wawe we waje ukora ikiraka aho gukora umwuga, waje wihamagaye. Nirinze kuvuga irindi jambo ko waje wihamagaye, ariko Imana ishobora kuba itaraguhamagaye aho hantu, cyangwa naguhamagaye wagerayo bwa butumwa Imana yaguhaye ugahita ubuzimiza kubera gukunda amafaranga, gukundira haryisi, bwa butumwa ukawurizamo. Kandi byaba dusabira abantu benshi bari kubiraka atari ubutumwa bahamagariwe, atari umwuga wabo, abo bose bari gukora contre mission, bari kurwanya Imana, kuko umugambi Imana ari gukiza abantu. Luka akomeze kudusabira natwe aho twagiye turwanya Imana mu butumwa bwacu, mu buzima bwacu, tukibagirwa ko ari Nyagasani tugomba gukurikira, tugamukorera, tukamukurikiza buri munsi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore n'umukobwa ngo barakundanye. Bamaze gukundana bya bindi byuko nyaki batarara bushyitsi, ngo baza no gukubagana. Igihe kiza kugeraho umukobwa ngo twara inda, ndikwida kuvuga ishinye ndaro. Amaze kwitwara, wa mukobwa yibaza ibigiye kuba, dore ko bari barumvikanye n'uwo musore ko bagiye kwitegura umubano, ubundi bakazabana nk'umugabo n'umugore mu rugo rwabo byemewe n'amategeko. Nuko maze gutwara inda abikoza wa musore ati kabaye tubigenze dute? Wa musore ati urumva ntago nagutwara iwacu utwite, nta nubwo nagutwara warabyaye. Biradusaba rero kwikuramo vuba na bwangu kugira ngo dushingirwe, uri umukobwa nanjye ndi umusore, hato ntazaseba bakandeba nabi. Nuko ngo wa musore atuma wa mukobwa ati ugende ujya kwa muganga maze ubabaze ibindi bihakurikira, nuko ibisigaye nzabitanga. Nuko ageze kwa muganga, muganga umwiyemera ko agiye kumufasha, niba ari kumufasha cyangwa kumufata, ubundi yandi akayimukuriramo, ariko ngo azamuha amadolari 100 kugira ngo byihute kandi serivisi igende neza aho kwa muganga. Wa mukobwa aragenda bikoza wa musore we. Wa musore amubwira ati gira vuba na bwangu, amafaranga ndayaguha kubera ko ndashaka kwiyerekana, uyashyire wa muganga, maze iyo nda uhita uyikuramo, ihita ivamo, ubundi tuzabone kubana. Wa mukobwa akomeza kugenda atekereza yibaza uko bigiye kugenda kugira ngo abane n'uriya musore. Bizamusaba iki? Kubanza gukuramo iriya nda. Nuko aragenda, bishoboke ko yagiye kumujyana mu roho cyangwa inshuti ye, bishoboke ko yagiye kuyisezeraho ati ubu nyine ndagiye, ikizaba nyine singizi. Nyuma y'uru rugendo
abikoje inshuti ye imucira umugani iti niko wa mukobwa we uramutse usanga impyisi iri kurwana n'umwanzi wawe watabara ninde wataba muri abo? Wa mukobwa aramubwira ati nataba impyisi ngatabara umuntu nubwo yaba ari umwanzi wanjye. Ati se kubera iki? Kubera ko iriya mpyisi ndamutse aba ariyo ntabaye yarangiza gutaba wa muntu nanjye gahita intaba nanjye gahita indya. Nuko wa mugenzi we aramubwira ati nuko rero genda nawe ugenze utyo. Aba bantu ari umusore wawe ari na muganga bombi n'abicanyi mujye guturana. Ukurira ifoto nawe y'umuntu muzabana akabanza kugusaba kwica umwana wawe. Ukurira ifoto kandi y'umuntu ugiye gukuvura akabanza kugusaba kukwicira umwana. Ese urwaye iki? Mwiri ikintu urwaye? Hari indwara urwaye? Ko muganga ubundi avura indwara, urwaye indwara ki? N'urwo ruhinja urwaye? Nuko akomeza aramubwira ati umva rero uzatinye uwo muntu ukubwira ngo wice umwana wawe, nta kindi bizamera nk'iriya mpyisi, namara kumwica namara gukwicira umwana niwe uzahakurikira. Uriya musore wawe amara kuguha ariya mafaranga yo kwica umwana wawe, namara kumwica niwe uzakurikiraho nawe azakwica. Uriya muganga namara kwakira ruriya rufaranga niwe uzakurikiraho niwe azica. Utinya umuntu ukubwira ngo wice umwana wawe, uwo muntu mwabana, uwo muntu ni inshuti yawe. Nuko wa mukobwa koko atangiye kubitekerezaho ati uzi ko ari byo koko umuntu arambwiye ngo nice umwana wanjye, ubu ngewe nzatinyuka nte kuryamana nawe, aho ntazanyica. Ngiki kizakurikiraho ngewe ya mpyisi irangiza kwica umwanzi wawe, nawe niwe uzahakurikira. Nuko wa mukobwa atangira kugira ubwoba, maze mugenzi we aramubwira ati ahubwo reka nkugenzereze nk'uko nanjye mama yangenjereje, nanjye ikibazo kijya kumera kimwe nkurikije amateka yanjye, uko mama yampishe yaragiye kuyikuramo none nabayeho, nawe rero ngwino nguhishe tubane iyi ndu uzayibyare, ubundi wowe kuzihemukira uhemukira n'umwana wawe, bariya n'abagambanyi n'abicanyi wirinde kuzongera kuberekezaho ngo mubane ejo n'ejo bundi batazakwica. Nuko wa mukobwa babana batyo na ya nshuti ye kugeza igihe abyariye kubera Imana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kugufasha bikanagukebura nawe ahantu hose utagiye mu butumwa uko bikwiye. Icya mbere ni abaganga benshi dufite muri nosi bari ku biraka bya sekibi, ibiraka bya shitani, bahawe ubutumwa n'Imana bwo gukiza abantu, kuvura abantu bakabakiza, ariko tekereza uburyo bongera gutinyuka bakica abantu, bakica twaduhinja, bakica ababyeyi. Contre mission vraiment. Ariko abantu benshi iki kibazo ntabwo bakibona nkaho ari ikibazo. Ukuri ifoto nawe wakiriye amafaranga byinshi ariko biriho amaraso y'abantu. Amafaranga azakomera iki wa muganga we? Warangiza ngo umuganga kandi ni kirakuriho cya sekibi, uri gusarura ibifaranga ariko ejo n'ejo bundi bizagera gute bizakwica. Sauve utiwe vraiment. Reba nawe niba uri umukiza, umuganga ubundi yitwa umukiza, akoze koko kuri ifoto mubyeyi koko foto y'umuganga w'umwicanyi kandi yarahawe ubutumwa ko umukiza. Sauver, curare, gukiza, curare, curer des âmes, gukiza abantu. Yarangiza akaba ari kwica abantu kandi byaba mu babyeyi mwe babake b'Imana. Duhamagariye gukiza, ubutumwa bwo gukiza tubusubireho. Dusuhuje abantu bose bahinduye ubutumwa bakabuhindura kwa sekibi. Uwo ni umuvumo mu babyeyi mwe. Icya kabiri twazirikana ababyeyi benshi bagiye biha karuhuko ka konji, kandi twazirikanye ko nta mubyeyi ugira konji. Ukaba watinyuka igica umwana wawe, ukaba watinyuka ukagera nabi ukikora mu nda, warangiza ngo mubane ukurira ifoto wa muntu utinyuka akubwira ati icwe n'umwana wowe ukozwe mu kikuri yasaza kwica. Ukurira ifoto uri yibishye rwose, warangiza ngo murakundana turabanye, murakundana ari kumenye ko bimeze nk'iyo mpyisi n'ubundi. Amaherezo narangiza kumutaba niwo ukurikiyeho ashobora kukwica urupfu rubi uhagaze, akagutoteza akaguhoza ku nkeke, umubano mubi, ukubanira nabi. Wageze ngo hari urupfu rurenze ubwo ngubwo umuntu ukubanira nabi mu buzima akagucakaza. Icya gatatu twasorezaho nuko abanyampuwe nka Luka
wandika ivanjiri y'impuhwe, umunyabyaha ukeneye kwisubiraho, Imana igarura. Bityo natwe tumere nk'inshuti nziza zihisha bagenzi bacu, tugere bagenzi bacu inama nziza zo kubakiza, kubarohora, kubavana mu cyaha. Bityo abantu bose tubagirire impuhwe. Luka Mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.